Undi mugabo w'umunyarwanda yongeye gukubitwa n'umugore ku Karubanda. N'amashusho ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu magroupe ya WhatsApp no ku status. Umugabo ari gukubitwa n'umugore, bigaragara ko umugore rwose asa naho akuzemo. Reka ndeke kubatindira mubanze murebe aya mashusho, ubundi ndagira icyo mbaza nyuma y'aya mashusho. katwifotore ni wasize mugani njya gusoma inoti zo kuvuga kuri kimwe kitatata n'umwaka mu gihe ntacyo kugeza kubera dore wamanica waraye he waraye Madame, rekere ku mugabo nawe nagari byo. Reka umugabo. Madame. Madame. Menyangara umugabo. Sana umugore wangira gute. Ariko ramwiboreze nawe mu. Umuntu w'umugabo no gukubitwa kuri. Madame. Ntabwo muzi ngewe uriya mugabo. Nibura uyu mwaka wa 2026 amashusho amaze kuduca mu maso y'abagabo bari gukubitwa n'abagore babo kandi ku Karubanda, n'amashusho atari munsi ya 5. Acha mukazi cyangwa nagwadi biroba mu maganga ndinyoko birgo bahamagara ndinyoko ya kuri moto kandi ubona ko ari ibintu biri seriye. Nyuma wenda abagore bakaba baza bagasaba imbabazi, ariko mu by'ukuri ukabona ko ibyo bakoze batari bakwiye kubikora kandi bitazigera bisibangana mu mitwe y'abantu, yewe yaba umugabo we, abana babyaye ndetse n'abandi bantu bose baba barabashije kubona biriya bintu. Akimara kumbona umukobwa yaramaze kwicara kuri moto arimo amubwira ngo sheri ngo tugende, numvise iryo jambo nyine kwihangana birananira. Umutwari wanjye agiye ishakoshi mu gatuza, numva noneho undi mugore amwise sheri, numva mbona n'umugabo ahetse ishakoshi, nyine kwihangana birananira. Nashidutse nakoze nyine ibintu bitari byiza, nubaho ku mutwari wanjye twashakanye,
nyine biba bibi ko nanjye iriya video narayibonye mvuga ngenda karanyishe ariko nteraho nsaba imbabazi abanyarwanda, nsaba imbabazi umutware wanjye we twese twiyunga. Mu by'ukuri hari ibitekerezo abayobozi b'inzego z'umutekano babitangaho. Gufata aba bantu ntabwo biri kure wa polisi gusa nkuko mwabivuze, ubu rero inzego zose zarahagurutse kuko ibi bintu ntabwo biri no kwica abaturage, birateza n'ikibazo mu ituze n'umudendezo. Abantu babiri barwana, ugasanga abantu barwana ku manywa y'ihangu. Ejo sinzi akavido niye mwakabonye, usanga umugore arakubita umugabo, turamufata twamaze kumenya aho byabereye. Biriya byose turuka ku businzi, iyo ugenze usanga ari izi nzoga bantu baroba. Hari ibitekerezo abantu ku giti cyabo babitangaho, ariko mu by'ukuri ubona ko bigeze ku kigero cyo hejuru. Nihatagira igikorwa ngo abagabo bongere nibura bitabweho, ukubiswe cyangwa se uhohotewe agerageze kuba nawe yarenganurwa, bizaba ibintu bikomeye. Abagabo bazagera aho bihebe bajye bakora ibidakorwa, kandi mu by'ukuri ntago ari uko abagore baba barusha imbaraga, ahubwo aba ari uko bari kubareka kuko bazi ko nibaramuka babishyuye nyuma ari bo bari bubiryozwe, bigatuma babyihorera. Rwanda rwiza, abayobozi bacu dufite, mudufashe kugira ngo abagabo nabo bongere babe abagabo koko, aho kugira ngo bagume gutakaza ubugabo bwabo muri sosiyete nyarwanda. Ndabakunda mwe, twari turi kumwe kuri uyu muyoboro. Nitwa Eric Radu, mukomeze kubana natwe kuri Rwanda Kingdom. Madamu reka umugabo nawe ntago ari byo. Reka umugabo. Madamu. Nta mugore wangira gutyo. Ariko ramwihorere nawe. Umuntu w'umugabo no gukubitwa kuri. Madamu. Ntabwo muzi ngewe uriya mugabo.